umunsi wa Saint Valentin ufatwa mu buryo butangaje cyane. Tekereza mu gihugu nka Korea y'Epfo aho urukundo rutagira umunsi umwe gusa, ahubwo buri kwezi ku itariki ya 14 haba igikorwa cyihariye cyo kwizihiza umunsi w'abakundana. Ariko utangaje kurusha indi ni Black Day. Iyi iba ku itariki ya 14 Mata. Ni umunsi w'abadafite abo bakundana abazwi nka single. Kuri uyu munsi bahura mu mahoteli agiye atandukanye, ndavuga ngo badafite abo bakundana, hanyuma bakarya indyo y'umukara bise jajangmyeon. Ntibabikora mu buryo bw'agahinda, ahubwo babikora nk'uburyo bwo kwiyakira no kwerekana ko ubuzima bwo kuba single nabwo ari ubuzima bwuzuye. Ibi bitwereka ko Valentine's Day ari inkuru y'isi yose, ariko buri gihugu kikawusiga ibara ryawo. Muri Denmark urugero rudasanzwe rwerekana ko imico y'urukundo idasanzwe, abakundana bohereza Greek Brave. Ni amakarita yanditseho amagambo y'urwenya cyangwa ibihangano by'urukundo mu buryo bw'ibanga. Uhaye ikarita agomba gukeka uwo yanditse, hanyuma iyo utendeka cyane ubwo bikubera ihurizo, hanyuma akazatanga indabo mu mpeshyi. Buri tariki ya 14 Gashyantare isi yose yambara ibara ritukura, indabo za rose, shokora, amakarita y'urukundo n'amagambo yuje amarangamutima. Ariko nyuma y'ibi byose hari amateka yihishe rimwe na rimwe asa n'ibanga yatumye umunsi witwa uw'abakundana. Saint Valentine's Day si umunsi gusa, ni inkuru y'igihe kirekire y'ubutwari n'imigenzo ya kera n'ubuhanzi bw'urukundo. Uyu munsi Storm 360 twaguteguriye amateka yihariye n'uburyo uyu munsi wahindutse wa Saint Valentin ndetse n'uburyo wizihizwa mu bihugu bitandukanye. Iyi ni Storm 360. Njye nitwa Shema Pacifique. Mbahaye ikaze, nkurikira umenye. Nyemerera dore kumva n'imvano y'umunsi wa Saint Valentin. Mu kinyejana cya gatatu i Roma hari abatagatifu benshi bitwaga Valentinus. Umwe yari umupadiri w'i Roma, undi akaba umusenyeri w'i Terni. Bombi barishwe bazira kwizera kwabo mu gihe cyari cyuzuye ibigeragezo ku bakristo. Ariko inkuru zabo zari guhinduka isoko y'umunsi w'abakundana, kuko zigaragaza ubutwari n'urukundo rufite imbaraga zo kurenga ibihe bikomeye. Valentin w'i Roma niwe wamenyekanye cyane. Inkuru ivuga ko yafatwaga nka friend of lovers cyangwa se inshuti y'abakundana, kuko yafataga riske yo gusezeranya abashakanye mu ibanga. Ibi yabikoraga mu gihe Emperor Claudius wa kabiri, ni umwami w'Abaroma uzwi ku izina rya Claudius the Cruel, yari yabujije abasore gushaka. Claudius yizeraga ko abasore batashatse bashobora kuba abasirikare b'intarumikwa b'igihugu batitaye ku miryango yabo cyangwa se urukundo. Ariko Valentin yahisemo guhangana n'itegeko, yemeza ko urukundo ari uburenganzira bwa buri muntu. Ibi byatumye afungwa, hanyuma azira kwizera ko ibikorwa bye bikomeye. Inkuru ikomeye ivuga ko ubwo yari muri gereza yandikiye umucungagereza agira ati "From you Valentine." Nawe yarakundaga disi. Ni amagambo woroheje ariko akomeye yahindutse ikimenyetso cy'urukundo, akomeza no gukoreshwa kugeza uyu munsi. Tekereza umuntu ugiye kwicwa, ariko amagambo ye ya nyuma akaba y'urukundo. Ibi byahindutse sinyatire y'abakundana, bikerekana ko urukundo rufite imbaraga zo kurenga urupfu. Uko imyaka yagiye ihita, aya mateka yihariye yatumye itariki ya 14 Gashyantare iba umunsi w'abakundana ku isi yose. Uyu munsi wibutsa ko urukundo ari intwari, ko rushaho guhangana n'igitutu cy'ubutegetsi ndetse rukaba umurage uhoraho. Iyi niyo mpamvu Valentine's Day itarangwa no gusa no gutanga impano za shokora, ahubwo ikaba inkuru y'ubutwari, imigenzo ya kera n'ubuhanzi bw'urukundo. Iyo niyo mvano y'itariki ya 14 Gashyantare yizihizwaho umunsi w'abakundana buri mwaka. Mbere y'uko ubukristo bwigarurira Roma, hari festival yitwaga Lupercalia yabaga ku itariki ya 15 Gashyantare. Ni umunsi wari ugamije gusukura umuryango no kongera fertility cyangwa se ubushobozi bwo kubyara. Abapadiri b'Abanyaroma babagaga imbwa n'ihene, hanyuma impu zazo bakazikubita abakobwa n'abasore. Byizerwaga ko iyo ritual cyangwa se iyo mihango yabongeraga amahirwe yo kubyara. Uyu munsi wari uzuye imigenzo y'amarenga, aho urukundo n'ubuzima bw'imyororokere byafatwaga nk'ibintu by'ingenzi cyane mu muryango. Lupercalia yari ifite igikorwa gisa nk'aho ari Brings Up, cyangwa gahunda yo guhuza abantu mu buryo butunguranye. Abasore bahabwaga amazina y'abakobwa mu buryo butunguranye, maze umukobwa uhawe akaba umukunzi wawe muri icyo gihe cya festival. Ibi byari uburyo bwo guhuza abantu mu buryo butunguranye. Iyi mico yahinduye ibara ubu ngubu.
yavuye muri analog ijya muri digital. Uyu munsi hasigaye hari ama application ya telefone ushobora gushakira abakunzi nk'izitwa dating apps, samples ndetse n'ahandi menshi. Mu Burayi bwo hagati Valentine's Day yatangiye gufatwa nk'umunsi wihariye w'urukundo. Abantu bizera ko inyoni zitangira guhitamo abakunzi bazo muri Gashyantare, bikaba ikimenyetso cy'uko n'abantu bagomba guhitamo bakundana. Umusizi Geoffrey Chaucer niwe wabanje guhuza Valentine's Day n'urukundo mu nyandiko ze, akerekana ko uwo munsi ufite symbolisme cyangwa se ikimenyetso cyihariye. Mu mwaka w'1415 Charles Duc Orléans yandikiye umugore wari muri gereza mu Bufaransa. Iyo baruwa y'urukundo yabaye Valentine card ya mbere izwi mu mateka. Tekereza inkuru y'urukundo ivukiye muri gereza, aho amagambo y'urukundo yarenze iminyururu n'iminyago. Ibi byerekana ko Valentine's Day ari inkuru y'ubutwari n'urukundo rufite imbaraga zo kurenga inzitizi. Mu kinyejana cya 18 abantu batangiye guhana handmade cards n'amakarita akozwe n'intoki z'urukundo. Byari ibintu byoroshye ariko byuzuye amarangamutima. Mu gihe cya Victorian era printed cards cyangwa se amakarita acapwe yaje gukwira hose, afite amashusho ya Cupid, Lace n'udushushanyo tw'ubugeni. Byabaye uburyo bwo kugaragaza amarangamutima mu buryo bwiza kandi bwemeye n'imico. Muri Denmark abantu batanga snowdrop flowers aho gutanga indabo za rose. Abagabo bohereza Gekebrev n'amakarita y'urwenya, poeme z'urwenya n'ibindi. Umukobwa aba agomba kumenya uwabimuhaye. Iyo atabimenye atanga chocolate egg nk'igihano cy'urukundo, no kuvuga igi rya shokora warikura he. Ibi bituma Valentine's Day ihinduka umunsi w'imikino n'ibanga, aho urukundo rugaragazwa mu buryo bushimishije. Aho ni muri Denmark. Mu gihugu cya Ghana tariki ya 14 Gashyantare ni umunsi w'igihugu nk'uko twizihiza umunsi w'intwari. Ntabwo bibanda gusa ku bakundana nk'uko bimenyerewe mu bindi bihugu. Leta yahisemo guhindura uwo munsi umunsi wa shokoha y'igihugu, hagamije guteza imbere inganda za kokowa no guha agaciro umusaruro w'igihugu. Abaturage basabwa kugura no gusangira shokoha, bikaba uburyo bwo guhuza urukundo n'ubutwererane bw'igihugu. Uyu munsi wahuza ibikorwa by'ubukerarugendo, imurikagurisha n'ibikomoka kuri kokowa ndetse n'ibirori by'urubyiruko. Urukundo ruba rufatanye n'ubutwari bwo gukunda igihugu, bigatuma Valentine's Day ihinduka patriotism ishyushye aho ko gusanga amarangamutima y'abantu ku giti cyabo. Aho ni muri Ghana. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo imico ya Valentine's Day iratangaje kandi igaragaza amarangamutima mu buryo bweruye. Abagore bandika amazina y'abakunzi babo cyangwa se y'abagabo babo ku myenda, hanyuma bakambara ku munsi wa Saint Valentin. Ibi bituma ibanga ry'urukundo riba rusange kuko buri wese abona amazina yanditse ku myenda y'abandi. Uyu muco utuma haba umwuka w'urwenya, gutinyuka no kwerekana amarangamutima mu ruhame. Ni uburyo butangaje bwo guhuza abantu kuko bituma abakunzi bagaragazwa mu buryo bweruye, bikaba nk'ihuriro ry'urukundo mu ruhame aho kubibanga. Nadjoy ikiganiro cy'uyu munsi ngende kwashema Pacifique. Iyi ni Storm 360 turi mu cyashya kuri channel kandi kuri subscribe, kandi duforinge ku mbuga nkoranyambaga zacu zose twa Storm 360. Utanga n'igitekerezo cyawe niba kunze iyi video kandi ukande kuri like. Ndabakunda.